nkaba nigisha ku bijyanye na business, iterambere, so n'uburyo wakoresha ikoranabuhanga. Niba uri mushya cyangwa bwa mbere ugeze kuri iyi channel, kuri uyu muriro wacu wa Teacher Jonas, nagira ngo kandi subscribe, like na comment, sharing bagenzi bawe. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri poem y'ibintu bitatu wakora mu buzima bwawe bikazakurinda kujya usesagura umutungo wawe, bikazakurinda kujya upfusha ubusa amafaranga yawe, bikazakurinda kujya ukora ibintu bitateganyijwe mu buzima bwawe. Iyi poem ni nziza cyane, iyi point ni nziza cyane, ndagira ngo uyikurikire kugeza ku iherezo. So muri kumwe na Teacher Jonas, channel nayo ni Teacher Jonas, kanda like, subscribe, share na comment. So reka twitangirire. Ikintu cya mbere wakora mu buzima bwawe kikajya kikurinda ibyo byose, ugomba gukipinga self, ugomba kwishyira mu mutuzo. Icyo nicyo cya mbere. Buriya udafite umutuzo ntabwo waba ufite ubuzima buzima. Ubuzima bwiza, amagara mazima, ubuzima buzima. So rero ikintu ugomba gukora, ugomba kwishyira mu mutuzo. Keep yourself, ishyira mu mutuzo, wumve ko utekanye kandi wirinde icyo bita jalousie, umushiha. Ibyo bizagufasha kuguma kurizita iminsi no gutekereza neza. Buriya ufite umushiha, ufite ibintu biguhangayikishije, imikushi, jalousie, ntabwo watekereza neza. Waba utishyize mu mutuzo ugatekereza, ntabwo bishoboka. So ikindi kintu ugomba gukora cya kabiri, ugomba kuba manager your time. Ugomba kumanaging igihe cyawe. Umunsi ukarangirana n'ibintu wagakwiye kuba nyine ukora bifite inyungu, ukava mu bintu bidafite inyungu ukajya mu bintu bifite inyungu. Niba umara umunsi wenda nta kintu ukoze, so nyine ukamara umunsi uri mu magambo uvuga ubusa, kandi ufite amafaranga. Riga iyo ufite amafaranga, ufite n'icyo kuyakoresha, ndatekereza ni wowe uri kwihombya nyine. Ufite amafaranga, ufite n'icyo kuyakoresha, urakora. Kandi ntukajye utinya gutangira. Let's to start business, niko bavuga mu entrepreneurship ya let's to start business. Gutangira business, mureke dutangire business. Twiga baratubwira ngo iyo niyo definition ya entrepreneur. Tangira, let's to start business. So bitewe n'uburyo nyine nka entrepreneurship wabivuga. So ubundi buryo bwa gatatu ugiye kuba dufunga iyi poem, tukazagaruka ubutaha tureba ku zindi poem, ku zindi point. So nta ugomba kuva mu kigare, va mu bantu babi, va mu nshuti mbi, kora ibyawe. Tangira utekereze ngo ese ntari kumwe n'akana nakora iki, nshoboye iki, icyo ushoboye aba ari cyo ukora. Kandi ntuzategereze ubufasha bw'ahandi hantu, ntabwo babuguha, ntabwo bishoboka. Wowe uzakore, umuntu uzanawe ukeneye ubufasha azabuguha, nibatanabuguha it's okay. Uzikomereze, ukomeze ukore, kandi ugacika intege mu buzima. Byose ni mu mutwe, kandi byose tubigeraho kubera ko tubasenze Imana. Ujye usenga Imana mu buzima bwawe, kandi utekereze kure, wirinde abacana intege mu buzima. Ukore icy'ingenzi cyakwiye gukorwa, kandi ufate umwanya ufite agaciro. Udafite agaciro byihorere. So rero ndabakunda cyane. Amazina yanjye nitwa Jonas, kandi
nagira ngo mube abanyamuryango hano mukande subscribe, mube hafi tujye tubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane. Thank you. Tubonane.